Baby, welcome. Oh, bro. Mbese petit frère. Sawa cyane. Ndabona muri neza kabisa. Hase wowe. Ari namagambo ntajya ninga se. Komere cyane. Hava ariko se mu maso yanjye Nani? Oye, mbese shaka. Muhungu, Mbese bite? fresh cyane. Okay. Baby. Petit frère warumuze. Oya, abona ari muzi. Twajyaga kumukubwira gusa. Yajyaga kumbwira? Oye, ajya ntesha umutwe. By the way. Chris. Yes. Ahura na Bella. Yitwa na Bella. Ntako ababyeyi bazi no kwita barakurebye ubundi bahita bakwita Bella. Nanjye nabaye ndikubona winjira mpita mbona ko witwa Bella kabisa. Sinamenyera amagambo. Ahubwo se bro. Mwana ubu ngaho bariye mu rusengero. Se kutajya uzi umwana kwera wamukuye. Mu bukwe se niza pasi zo mu bukwe. Noneho uramusore. Baby. Ndamubwira ngo nganesha umutwe ukagenda kubeza. Ahubwo se hajya ni Bella koko. Njye uriya sha nyine nibajije umukobwa washitiye traffic man. Ubigenje gute? Ubundi najyaga nibaza ase bro ubundi urarwaye bimeze bite? Niko wamuhaye iki? Cyangwa wamuhaye isombe sha? Kwa njya numva ngo ukuntu bajya batanga isombe bakagira. Kuko ntikibaza umukobwa ushitiye traffic man ntabwo biba. Petit frère yajyaga ambwira ngo intama yarantangagiye n'abakobwa. Nzi ko nzamwishyurira nkareba. Ibyo byose. Nzamwishyurira iki? Mwishyura umuntu akagira tukareba ko bikora neza. Cyangwa kamera ikintu mwashyira sidusho. Nanjye raza kubona Se kuri dawa uba wazifunguye zose wabyushye day. Abakoreraga gucyaka bameze neza. Hajya ni Bella. Ni Bella koko. Bella makuru se. Vraiment, urasa neza cyane. Thank you. Ubu niye najyaga nibaza umukobwa uzashitira grafite. Shamva bidashoboka kabisa. Ntabwo uri uwa mbere ahubwo se niba twabyita wazera simbizi kuko uri kuba uri uwa mbere basi yarigeze abigerageza nubwo yigeze abigerageza kuko ndibaza aho ngaho uribwo n'ibyo bintu byacanze ariko man sha nyine abagabo barasumbana tu hari igihe ugera ahantu ukavuga ati ewan aho ngaho nanahagwa kandi buriya grafre nyine yagize kabisa ndabona fresh. Yagize. Oh! Just hari ukuntu uhitamo ugahitamo uhisemo sibyo kavuga ati kabisa uyu muntu yaje mu buzima bwanjye byahubwo grafre kuba yaratinze ategereje umuntu wanyabura yarabisengeraga ariko Imana igusubira nyine kagusubiza neza cyane. Iwaze ko ibyo bintu bivuze utaramenya n'imico yanjye. Umva nawe uracyari kwibaza ngo imico kwe nese umukobwa mwiza nkawe hajya ngo ni marayika yaje igutereka ku isi iravuga ati uyu mukobwa muteretse ku isi mbese ni marayika murinzi Imana yishyiriyeho imico rwose biranagaragara byo ntiwarabitindaho wabitindaho rwose uburyo umeze vraiment. Ababyeyi barabyara ahubwo yashinga umubyeyi wakwibarutse naho ibindi byo rwose ntukubeshya kabisa. Thank you. Ahubwo grafre no kumubwira tukajya gushaka ituro kujya gushima Imana ngo tudaheruka yakajya gushima Imana. Ahubwo se mbona yatinze. Grafre sha grafre bura yabipanitse bya hatari bari gutegura nyine ibintu byinshi cyane tu. Umve nawe baye bwa mbere bari ko rero mbatara amateka. Bigize intambara kuko. Reka njye kumufasha. Shosi ye. Shukundo ni rwogere.
Morning. Morning. Mwaramutse gute? Mwaramutse neza wowe. Sha, nanjye ni sawa kabisa. Ko mwabyutse karera? Zose ni kare. Sha, ni kare cyane ahubwo byatari. Ahubwo se girlfriend wawe uri uko namubuze. Yagiye se? Nabyutse ndamubura kandi twari dufitanye gahunda. Oh, okay. Asanga buriya ari hafi ntawamenya cyangwa akaba yagiye mu kazi. Ahubwo se ubusa ufite irungura? Ntabwo byabura kuba ko narindi njyenyine. Nta kibazo noneho reka nzumve muganire, sibyo? Nta kibazo. Rero se ababyutse agenda agasiga umukobwa mwiza hano kuko niko anyway ntabwo twabashije kubona akanya ko kuganira ubushize wari wazanye na girlfriend kandi ndifuza kumenya byinshi cyane kuri wowe ko byaba ari sawa cyane cyane ko uri uwo mu muryango ubu ngubu wamaze kuba umunyamuryango byose sibyo ko n'ubundi ngiye kuri njye nta kidasanzwe ariko ntacyo bitwaye. Twese nawe ubwawe ntabwo usanzwe noneho ngo ntacyo ufite kidasanzwe ahubwo uvuga ngo ni byose uyu munsi ngiriwe amahirwe yo kuba ngiye kubimenya sibyo siko burage zitajya zishira gushya nzima ntabwo ari burage ariko mbwiza ukuri sibyo hari ibintu umuntu areba sibyo ukibaza nyine ukuntu biba byarabayeho bikagucanga ntabwo rero kubona umukobwa mwiza shiri wa girlfriend sibyo unyicaye imbere vraiment sinzi nyine wagira ngo abigishijeho inama Imana ukuntu umeze irarenze oya ni bisanzwe ahubwo bishoboka ko turi abanyamahirwe hari ibintu nabonye Yesu abwiye Lazaro ngo agakiza kari mu nzu iwe natwe iwacu agakiza karimo umurisho kuko biragaragara twabonye umuntu udasanzwe mu rugo rwacu ni ukuri ntabwo ari ugukabya biri seriye twabonye umuntu udasanzwe mu rugo rwacu kandi we yaje nawe ubwe udasanzwe mbese ntibisanzwe kumubona nawe ubwe ntabwo asanzwe mbese byahuriranye hari ukuntu ibintu bigenda bikivanga bikihurirana nyine ni byiza byahuriranye ni ukuri. Anyways, impamvu nakubazaga girlfriend wawe twari dufitanye gahunda wenda nuko yabyibagiwe ariko hari ahantu nari ngiye kujya buriya turaza kubona girlfriend se sha wari ufite gahunda? Twari dufitanye gahunda ariko nyine hari ahantu nari namusabye ko amerekeza ubwo rero ubwo ndumva najyayo tukaza kongera kuganira nimugoroba. girlfriend se ashobora kuza atinze ariko n'ubundi abagabo ni bamwe n'umusesoro wacu nanjye nta kibazo naberekeza niba nta kibazo gutwaye. Nta kazi wari ufite se uyu munsi? uyu munsi ngifite off nta kibazo ni free. Nta kibazo noneho kwerekana tunga. nta kibazo yego. Merci. Abise murana masaha kumanga ishingiye ku mubiri wow karibu meze neza cyane nawe ni sawa karibu amakuru
Urasa neza? Merci. Ese wowe na buri munsi uba usa neza ntabwo ushobora kubitungura ngo umunsi umwe wambere nabi kwera. Ibintu byawe byose kabisa aba ari sawa cyane. Oh, merci. Byameze neza. Umunsi wawe wagenze gute se? Twagenze neza. Ni byiza cyane kabisa. Natwe nyine twari tumeze neza, twe turanga mu rugo. Tuba twitahiye kare nyine turimo turuhuka. Ni byiza nabyo. Biba bikenewe. Biba bisaba cyane nyine. Hari ibintu by'akazi ndi gushaka kugira abantu bagomba kunyishyura amafaranga nanone ntabwo baranyishyura sinzi kandi ngomba gutanga raporo uyu munsi. Ahubwo se wagira ngo namenye ko uri sura nteguye bya biryo byawe ukunda cyane. Oh, really? Yeah. Sinzi kureba ibintu ubundi ibintu nabwo ngo biri mu Imana. Hagati harimo iki ntazi. Si byose kuganira bisanzwe se? Ego rero umugisha waje mu rugo rwacu wumva se kuganira ari icyo bitwaye. Okay. Ntabwo bizi mbana nanjye byaka. Okay, nta kibazo ubanza ugasoza. Ahubwo reka njye kugutegurira sibyo? Nzi ukitegurire neza. Niba nta kibazo sibyo? Nta kibazo. Byagutesheje umutwe. Ibintu birimo amafaranga nta mikino umuntu aba agomba kubizanamo kuko isaha n'isaha iyo kampani ihombye usubira hasi kandi kongera kwegura umutwe biba bikomeye ari ibintu biteye ubwoba. None se ko nifuza ko tuganira. Tuganire kuri iki? Ntabwo ushaka ko tuganira wakihangana nk'abantu bagasoza ibintu by'akazi tuze kuganira birangiye. Ujya ubona umwanya wo buri gihe wari uri mu kazi. Ega bebe ukwiye kunyumva kampani ninjye byose biri mu maboko. Nk'ubu ngubu ndamutse ntasoze ejo bakayifunga byagenda bite? Twazabaho gute? Mbwira twazabaho gute? So rero okay atse gataho goreka ndewe none ari kumbwira. Okay baby uzisi uranyihanganira iminota mike cyane mbanze ngere ku kazi mbanze ndewe uyu muntu ambwiye ko yazanye kashi kandi ko ntabure ntawe uhari secretary ntawe uhari uyu munsi ni off ye urumva nta wundi muntu nakizera wafata amafaranga angana na $50,000. So uranyihanganira mbanze ngende turavugana nje sibyo? Ubwo reka nitegure vuba. Turavugana ariko ntugire ikibazo. Bella? Yeah, as long as the fresh breakfast, you are welcome to this bus. No. Thank you. Okay. Yeah. Enjoy. Thank you. Bro, sasa sasa ntabwo ndi bose muraza kora kuntu mubigenza kubera ko ku kazi mfite ibintu byinshi. So ubwo muri yaranje nyine muri byari bye. Okay. Sawa nta kibazo. Yeah. Bana se bebe. Ndetse twavuganye bimeze gute?
baby cyiza twaza kuvugana mvuye mu kazi kuko mfite ibintu byinshi uyu munsi ariko ndagerageza byibuze saa 11 mbe nagarutse hari ikibazo ahubwo ndabona abaye bazi kubona hanze mu tegurira akantu yaza kureba ukuntu kameze ndizera ko kabize kuza kubushimisha sibyo okay nta kibazo wiki Jaga mungkin ayo dari gimana urimo kubyita Jaga mau Sko jangan natsinda Sko twakinye twibagirwa kurya kabisa niko yewe cyangwa ariko Serious? Baby, serious? Chris. Nta soni na nke ufite. Oya, mbwira, nta soni na nke ufite mwana. Wowe urambaza iki? Wowe urampuraho nta soni ufite. Urabebeza ibiki ariko? Ibintu ukora na ushimishwa n'icyo ubundi. Se kutavuga byagenze bite? Kutavuga di? Nirirwa mvunika nshaka amafaranga nshaka iki? Nawe wirirwana n'imbesire muri murumuna wanjye muri bebe nafu kandi urarakaye nta soni ese reka nkubaze hari umuntu wigeze akubwira ko naje gushaka amafaranga iwawe hari umuntu wigeze akubwira ko icyo nkunda njye nagukunze ukuri ntabwo nshaka amafaranga yawe ndamutse nta kintu mfite mwagiye mureka kwigira inyoni nyinshi oh really so nuko nguko umfata first nimba mfite ikibazo ntabwo mufite ngo tukiganireho nta nubwo uba witaye no kumenya ndi kwiyumva gute naramutse gute ese meze neza ntabwo urukundo nkeneye rw'amafaranga nta nubwo umukunzi nkeneye ari amafaranga so as long as wakunze akazi kawe kurusha uko nkunda ngaho ugenda ukundane nayo Ariko biraza kumera neza sibyo ntabwo wabyumva ukuntu umeze oya biraza kumera neza cyane wowe kuko uramwana aragukunda cyane I know ariko gusa nyine bro wabimbwiye ngo mfite amakosa ariko nawe ufite amakosa ntabwo wakabaye warageze kuri rwego na girlfriend wanjye yego byabayeho ariko igitekerezo twabiganiriyeho
uramwana rero aragukunda ntabwo kabura kugaruka mwana. so nafite ikintu wongeyemo gusa uze kwita cyane ku magambo urayituganiriye sibyo mwana nice ndi kumwandikira ndi kumuhamagara mwana noneho nimero message zanjye kuri WhatsApp kuri zirya sine byaganje ibaze ko maze kumwandikira n'inshuro nove voice note namwarije namubwira phone yiwe ariko mutaba ariko nyine nta kundi igira muri gahunda za nyine to nta kibazo se ubwo turi kumwe sinare anyway uze kubanguka hari akagahunda ndi bujyemo nimugoroba to sawa nta kibazo ariko ntago wafunze baby thank you God baby welcome thank you hari ibintu nsize mu baby wanyemerera ukama byibuze iminota 2 nta kibazo baby mbere na mbere nyemerera gusaba imbabazi baby nyumva wait before you kugira icyo mubwira njya kumusaba imbabazi ndabizi ko nakoze amakosa kandi cyane yego numvaga ndi njyenyine numvaga nkeneye umuntu tuganira mu gihe wowe bagutaha bagiye mu kazi ariko as long as n'abandi bamwe cyangwa se ibyaba biri hagati yanjye nawe byose nta kintu na kimwe kimu uburenganzira bwo gukora ibyo nakoze nta n'ikintu na kimwe kimu uburenganzira bwo kubona kwitambika hagati yawe n'umuvandimwe wawe ndabizi narakosheje ndabizi nta nubwo byari bikwiye kumureba mu maso even no urimo uranampamagara numvaga nshaka kugufata ariko nta kintu nari bubone nkubwira baby izi mbabazi usabye yakabaye ari njye uzisaba kuko nakunze amafaranga mu mwanya natekereje ko buri mukobwa wese urukundo aba akeneye ari urw'amafaranga numvaga nimba mfite amafaranga byose uzaba bifite numvaga urukundo rwanjye kuri wowe cyangwa icyo unyeneyeho ari amafaranga sinari nzi ko ukeneye ko nguha umwanya umaze kugenda ibyo wambwiye nibyo naganiriye na Chris ndatumye nitekereza subiza ubwenge inyuma nibuka ibyo nagiye nkora byose baby wampaye umwanya sinabyitaho inshuro zose wazaga kundeba wifuza kuba uri kumwe nawe nagasiga aha ngaha ngiye ku kazi ngiye gushaka amafaranga byose nabitekerejeho nsanga ni amakosa so please bikuye ku mutima
nciye bugufi ndagusabye tubarera kandi na gahunda ufite kuza gutwara ibintu byawe biri hano kuko nibyo watwaye wabikana Baby, thank you. Thank you too. Tujyana? Ngomba kugushimira. Ndibuze ko paza ari kubifata ko paza wagiye ukina. Amafaranga kajyanye kuri seti bikundiriza nawe shooting. Urasomana. Ubwo se urabona paza atari mu ngo dukorere gaso dusomane turabyaza. Turabyaza nawe. Rera aba muri korali nanjye wajya bazahenge. Ngo ratateta. Cyangwa urarasubirayo. Ya foto. Ariko ubu tumva zagamije iki we